ibintu bya avance urabishyigikiye? Oya. Oya. Ntabwo mbishyigikiye. Ibintu bya avance ntabwo ushyigikiye? Gafata gutya hano imbere ya rwose. Okay, aravuga ati niba warabonye umukobwa kwa kanaka ukamubenguka urumva ukagenda wamusaba mu bandi ukaba ari ujyana yego wakwiye kakunyu kugaheba niba asanze katarimo ugomba none kuba mujyanye amubengutse ikimero urakizi ikimero? Ntabwo nkize neza ariko nshaka kuba nyeza. Ikimero ni taye sibyo uko umubona nyine uko ameretse nyine sibyo nanyashi ziwe yitwaje rwose amatopito n'imbunda ku ruhande sibyo yego ukamubenguka ikimero ariko wagenda ugasanga ukumva gukora urupfuko ukajya mu kibindi mwe imbere kanunuza ukumva rwose ntabwo inzoga irashya nturashyigikiye avance icyo kibazo cyakemuka gute? Oya mu gihe abanonuje akumva yuko nyine ya nzoga nta kintu kirimo n'ubundi abarahisemo mbere kandi abarashimye abagomba kwihanganira bwa buzima akabubamo uko nyine akagumya nyine akanunuza kwa kundi agashakisha yazashiduka arangije ahantu hose agenda anunuza. Ikibazo ni kimwe sibyo? Ikibazo ni kimwe kuki mushaka ko abagabo bemera gutwara nyine ubuzima uko buje kandi mutabaye amahirwe yo kumenya igihari ngo agenda azi ko aricyo bazagumana igihe cyose? Impamvu abyemera ati ngambwira umugabo amwinya amahirwe yo kumenya ngo uri muntu ki sibyo? umuntu wahaye pasi ibyo ndabihakanye. Umuhungu rwose uciye akenge akubwira ati njye sinzi sinashaka umukobwa atabanje ko mpiyo vance usanze atanyoye cyangwa atanyuze ni ibyo ndajya handi vance none se ugeze umwaka ntuba wiyize mu by'ukuri wema gushaka umugabo wenda ntabyo ugeze ujyamo ubuzingo ndashatse nyine ukajya ngo wenda bizagenda neza none se nimba shanze wenda uri uko Imana yakuremye niko navuga cyangwa utameze neza ko abyifuza urumva umuhaye vance se mwamugikomezanyije urashaka kumupfunyikira se? Mupfunyikira se ububizi bagomba kwemera bya bindi uko nawe nabyibuse abibwira n'abandi bantu uko utanga vasi burya arebye nabi yabura isoko akamata ntabwo yaribona nese wabona isoko ute kandi nawe yahora amubwira gutyo uriya mukobwa kwa runaka undi wese nyine wamuramba yabanka n'iyabana kira dondi ugasanga binabwiye ko yanda twavuze igateganyije none se bivuze ariko noneho gahunda yo kwimana mbere yo gushakana irimo no kwanga gutakaza amahirwe yo gushakwa n'abandi bantu mu gihe busanze bitameze neza cyane none se hari umuntu ubuze kuteye ntawe kugira ngo nawe uruzi uyu umukobwa uvati kuko nduzi kumva kari kandi nta ariko n'ubundi bawuzuye none utabawuzuye urugero rwawe Imana yakuremanye ariko ese hari ubwo uba wize fashe duseke tubiri ugatereka hari kamwe kagapfundura kandi ukagapfundikira uri nkawe utora watora agapfundikiye cyangwa watora katapfundikiye none se ntoya agapfundikiye ngasanga harimo ibyo ntakunze kubasubiza bitabushoboka no gutaho bikunze ariko kaba kaguteye amatsiko yego none hari umuco abantu bahambere bagiraga kavuga ati wa mugore mwiza nashatse ndabona ko hari bitari kugenda neza nyimerera ngende njya gushaka undi mugore akabiri bibaho n'ubu n'imico y'ikibikora sibyo se nta umunsi se mwebwe ibyo bibaho iyo mwabuze urubyaro cyangwa se mu kimwe mwasanze mu kibindi mu mugani bitameze neza ariko kwihangana no kutanyurwa ahubwo ntago bagenda uko babone ko mu kibindi atameze neza ntabwo ni kamera ariko se mu kibindi aho bitamera neza ni hehe ko mu kibindi byanga kumera neza kubera intego y'umugabo iyo yafashe umugore nabi mu kibindi hamera nabi ariko iyo yamufashe
amufate neza igihe cyose mu kibindi hahora huzuye. Ntago umugabo yafata umugore neza ngo mu kibindi habure guhora huzuye. Ya mitereka ribona hasi ibyana. Wa munyu hora wuzuye, ya mavuta hora ari ku rugero rushyitse, yacunda agasanga amavuta aruzuye. Ntago umugabo yafasha umugore neza ikibindi asanga kirimo ivuze. Yaba yishimye se umunezero ufite akanunu. Siporo ngo iyo umugabo afashe umugore we neza ikibindi gihora cyuzuye kwa urwo ngubwo birashoboka kuko iyo umugore yafashe umugabo neza ikibindi gihora cyuzuye. Oya, umugore cyangwa umugabo? Umugabo yafashe umugore neza ikibindi gihora cyuzuye. Nabyemera ko ariko bimeze. Yego. None abagabo bagenda bagiye hehe? Abagabo bajyanwe nuko icyo kibindi kituzuye. Birashoboka yuko umugabo nawe aba atafashe wa mugore neza. Yego. No se kugira umugore afatwe neza nta ruhara agomba kubigiramo. Bibaho. Sibyo ntago umugore hakirwa se? Bibaho. Urihakirwa bigakora. Ntago bikunda. None se umugabo gufata neza wowe udashaka gufatwa neza? Turabizi bibaho rwose nkuko bari babivuze. Ako kunyo kabaye gake ku mugore kandi umugabo atagashatse ngo byuzure ntago umugore nagomba kuzuza wa munyu. Yakwishyira mu bushake cyangwa birikora? Birashoboka ko ariko ntago ari mu bushake. Hariho mujya mwumva najyaga numva kiraba ngo bamuka gatare babaho. Ariko nta warwasaga. Nta warwasa birashoboka ariko n'ubundi nta wasa urutare. Iyo ugiye kwasa iyo ufashe igiti ugafata n'urutare iyo ukubise ku rutare nirumeneke uremera kuyasiriza cya giti. Yego. Rero ntago tubitindaho kuko nisanganye Amatsiko ngari cyane. Abagabo musohoka mu ngo mugiye gushaka iki mu byukuri? Bo dusohoka. Ako utarimo. Oya nanjye birashoboka. Nge nawe tutarimo. Abagabo. Oya nanjye ndimo nawe uri bose turi abagabo. Natwe turi abagabo. Burya umugabo ava mu rugo hari icyabuze mu rugo koko. Akagenda impamvu zikunda kuvugwaho ni nk'izihe? Mbaze cyane nk'umugabo ava mu rugo agiye guhaha. Ariko yenda yabonye ihaho ryuzuye araritahana. Yabona rituzuye nawe yari umuntu nk'uko uriya mubyeyi yabivuze ntago aritahana koko. Hari birashoboka ko kuva mu rugo utatiye igihango cy'indahiro kugumana n'umugore wawe akajya gushaka undi muntu. Kuko gusohokera urugo byo n'umugore yasohoka amagingo yangasiga basohoka bose ahubwo kujya kureba ubundi buryamo hanze y'urugo wawe umugabo kujya akunda gusohoka. Ni kwa kutanyurwa n'umugore afite. Umugore utanyura umugabo aba ari mwiza. Umugabo ari mwiza. Cyangwa umugabo n'utashobora kunyurwa n'umugore. Umugabo nawe ntanyurwa hariho n'umugore nawe utanyurwa hariho n'abagabo batanyurwa. Bitewe n'imiterere karemano cyangwa nuko abagabo batadufata neza abagore babo. Iyo ntago regagiye ntago iyo miterere karemano yemera. Dore ko ntunayemera. Ntago yemera? Ntago nyemera. Ubu se ngendesha nawe? Ntago tureshya. Turasase? Ntago dusa. Si imiterere karemano se? Ya icyo washatse kuvuga ntago ari iki. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu. Kuko ibyo bintu bibiraho biri mu rugo. Umugore yagandukiye umugabo n'umugabo yakunze umugore. Nta miterere karemano mibi ihabuka.